Ndagusuhuje njye nitwa Leonce Kwizera. Ese waba ujya wibaza impamvu imibu ikunda kutuduhirira hafi y'ugutwi? Ubundi si imibu ibwirwa n'iki aho turi ngo ize kuturya? Kora subscribe maze nze mbigusobanurire. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya California ndetse no muri kaminuza ya Hillard mu 2013 bwagaragaje ko imibu ikururwa cyane cyane n'umwuka mubi wa gaze carbonique CO2 usohorwa n'umubiri wacu mu gihe duhumeka. Mu mazuru no mu kanwa akaba ariho hasohokera mwinshi. Iyo ni nayo mpamvu ya mbere imibu izaza kukurya cyane cyane izibanda mu gice cyo mu maso. Nanone kandi imibu ikururwa n'impumuro y'ubukurugutwa, ari nayo mpamvu abantu benshi bumva imibu ikunda kubaduhirira hafi y'ugutwi. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko imibu iba ishaka ahantu irabona imitsi mu buryo bworoshye. Bivuze ko uramutse witwikiriye ahantu hose ku mubiri ku buryo umwuka usohorwa n'umubiri wawe ujya hanze uraba ari muke, by'akarusho ukipfuka mu matwi no mu maso, wakwigabanyiriza imibu iza kukurya. Nanone kandi ubu bushakashatsi bwagaragaje ko imibu iduhira cyane ari imigore. Aha ndanakwibutsa ko imibu itera malariya nayo ari imigore. Ngayo nguko njye nitwa Leonce Kwizera, ndi hano kuri Kwizera Leonce Official. Ariko nibura nuva kuri za TikTok na hehe hose umaze kuruhura ubwonko n'umutima, nibura ujya unanyura hano kuri Kwizera Leonce Official ugaburira ubwonko bwawe maze ujya ubona icyo uganira mu bandi. Kwizera Leonce Official, we feed your brain. Hanyuma kandi hasta la victoria siempre.